Haleluya, haleluya. Ndabaramukije cyane mwese mu izina rya Yesu Kristo, umwami n'umukiza wacu. Imana ibaho umugisha. Ndanezerewe cyane kuba nongeye guhagarara aha ngaha kuri tariki ya 28 z'ukwezi kwa kabiri, nyuma y'imyaka 6. Icyubahiro ni kibi cy'Imana. Birashoboka ko nari kuba ndi hano hasi ndi umurambo, ariko Imana yashimye ko nongera kuhagarara gutya. Ubwo rero no kwishima cyane kugira ngo tutazajya dutesha agaciro n'isegonda iminsi Imana iba yagize ite yatwongereye. Ihabwe icyubahiro. Ndabashimiye cyane ukuntu mwaje muvuye ahantu hatandukanye. Nukuri Imana ibaho umugisha. Hari umuvandimwe rwose untunguye yavuye muri Gabo ejo ku bwanjye. Imana imuha umugisha. Rero mwese ndabashimira ukuntu mwitanze, ukuntu mwagiye mumbwira, ndetse bamwe ntibabyumve n'abatarongera kumbona bazi uko nagiye meze. Abo bose ntibabyumve, ariko ni jyewe. Hari aho Yesu yakijije impumyi, bamubonye ngo bamwe bati niwe, abandi batasa nawe, abandi bose bamugiraho impaka, ariko ni jyewe. Imana yabanye nanjye muri uyu mwanya. Mbere yuko ntangira, nkuko babibabwiye, umuyobozi wa gahunda yabibabwiye, twafashe gahunda yuko turi bubikore byose. Kandi korara abagenzi Imana ibaho umugisha cyane ko babishyize ku mutima bakemera ko uyu munsi dushima Imana. Ni ukuri ibampera umugisha. Rero tugiye kuganira ijambo ry'Imana iminota mike cyane, hanyuma nindangiza ninjire mu buhamya no gushima Imana. Mbere yuko dutangira, ku isabato ishize aho nari nateraniye mu gihe twari turi mu byigisho by'ishuri ryo ku isabato, hari umubyeyi umwe w'umupapa wavuze ijambo rimba mu mutima cyane. Abo twari kumwe bari hano barabizi. Yaravuze ngo iyo imvura ihise umutaka urwa umutwaro. Ngira ngo murabyibuka. Rero yarabivuze, ariko ahita bicaho, ahita akomeza. Ariko kuko ngewe uwo mugani nari nsanzwe nkuzi, noneho mbyumvira mu bundi buryo, nkomeza kubitekerezaho, birushaho kuba binini muri jyewe. Ngo iyo imvura iguye umutaka uhinduka iki? Umutwaro. Kandi mu by'ukuri ukibagirwa ko nubwo guhindukiye umutwaro, ndetse ukaba wawusiga hariya, cyangwa se ukaba wawihera umuntu, ariko ukibagirwa ko imvura ishobora kongera kugira gute? Gukuba, ukongera ugatekereza wa mutaka. None rero tujya kuganira umutwe w'ikigisho kigufi uvuga ngo mbese ubona ari igihe ki? Murebe ku masaha yanyu, muyarebeho, murabona ari sangapi? Mufite uko muri kubibona. None se mu isaha ya gihanuzi y'icyo Bibiliya itubwira ho mubona ari igihe ki? Reka twongere dusenge nubwo bari badusabiye. Uwiteka nyir'ububasha, nyir'ubushobozi, turagushimiye. Icyubahiro ni kibi cyawe. Pfukamye aha muri aka kanya nyuma y'imyaka 6, ngushimira cyane ko wahabaye, uhari kandi uzahahora. Uhabwe icyubahiro. Ngiye kuganira n'abana bawe, ndakwinginze kugira ngo wagure imitima yabo, maze umwanzi Satani rusahuza atsindwe. Uze utubane, Mwuka wawe wera dusobanurire icyo dukwiriye gukora mu gihe nk'iki. Mbisabye mu izina rya Yesu, amen. Tugiye kuganira, turabumbura Bibiliya zacu, tujyane mu rwandiko rwa 2 rw'Abami, igitabo cya 2 cy'Abami, mu gice cya 5. Twihuse muri iki gitabo cya 2 cy'Abami mu gice cya 5, tuhabona iby'umugabo witwa Namani wakize ibibembe.
Iyo dusomye ijambo ry'Imana tubona yuko Namani yakize ibibembe, ariko kugira ngo yemere kujya Isiraheli amenye yuko hari umuganga, yari abigejejweho n'umwana w'umuki, n'umwana w'umuja. Iyo ukomeje kureba imibanire y'abantu n'abandi, dukwiye gutekereza cyane umuntu wese duhuye muri ubu buzima bwacu, ntabwo tuba dukwiye kumutesha agaciro kuko tutaba tuzi impamvu wa muntu aje mu buzima bwacu. Umuja aramurangira, Namani ajya kwivuza. Murabizi ageze kwa Elisa, Elisa yamubwiye icyo agomba gukora, ko agomba kwibira mu ruzi rw'iwabo. Mbese yarabyemeye cyangwa ntabwo yabyemeye? Yabanje kwitotomba, ariko abo bazanye baramubwira batese iyo akubwira ibirenze ntabwo wari kubikora. Twihuse muri make, Namani yarabyemeye, ariko uko yibiye akarushaho gusa nabi, uko yibiye bikarushaho gushega, maze bigeze ku nshuro ya 7 umubiri we uhinduka nk'uburuhinja. Imana ihabwe icyubahiro. Twihuse rero aho nshaka kugera, murabizi ko yatanze ibiguzi. Amaze kubitanga, mbese Elisa yaba yarabyakiriye cyangwa ntabwo yabyakiriye? Ntabwo yigeze abyakira. Aramureka aragenda amahoro, kugira ngo amenye ko mu Isiraheli hari Imana, kandi Imana idakorera ibiguzi. Maze amaze kugenda, umugaragu wa Elisa witwaga Gehazi aravuga ati nta soni umuntu yemere guhomba bingana kuriya. Yigira inama yo gukurikira Namani. Aramukurikira ngo yiyemeza kumuriganya, aragenda aramubeshya, amubwira ko hari abantu baje, none sebuja abuze icyo abaha, none namubabarire amuhe ku byo yari agiye gutanga. Ariko Namani ngo akimubona yahise ava ku igare, bose barahagarara baza kumwubaha nk'aho ari uwo kubahwa. Baramubwira bati databuja, niki bigenze gute, urifuza iki? Namani amukubira 2, amuha n'abagaragu bo kugira gute, bo kumutwaza. Ariko akantu kihishemo, kuko yari azi ibyo akoze, ngo bagiye kugera ku gasozi k'iwabo, yarabaretse barakomeza baramutwaza. Yarabibambu, yarabwira ati nimungereza aha, nta kibazo, nimwisubirireyo. Bari bamwubashye bazi ko ari umuntu w'Imana, bari bamwubashye bazi yuko ameze nk'uko Elisa ameze. Ariko arangije aragenda, bya bintu amaze kuriganya abyambuye Namani, aragenda arabihisha. Amaze kubihisha ariyoberanya, aragaruka aza kuri Elisa, maze Elisa amubaza niba ari amahoro, amubaza aho yari yagiye. Yamushubije ngo iki? Yaramubwiye ngo umugaragu wawe ntaho nagize gute, ntaho nagiye. Elisa arangije aramusubiza ati umutima wanjye burya wajyanye nawe ubwo wajyaga kuriganya Namani. Burya umutima wanjye wajyanye nande? Nawe. Maze arangije aramubaza ati niko, iki ni igihe cyo gusaba ibiguzi, iki ni igihe cyo gukora ibyo ukoze? Arangije aramubwira, ndi kubivuga mu ncamake, musanzwe muhazi, ariko nshaka kugira ngo mugire icyo mwumvamo. Arangije aramubwira ati kubw'ibyo ibibembe bya Namani bizakomaho, wowe n'iki? Wowe n'umuryango wawe. Iyo dusomye ku cyigisho cya 20 cyo mu bahanuzi n'abami, hari amagambo akomeye ahari avuga ngo Gehazi yari yaragize amahirwe akomeye yo kubana n'umuntu w'Imana. Yari yaragize amahirwe akomeye yo kubana n'ibyera kandi bihagije. Yari yaragize amahirwe akomeye yo kubona amazi yari yarananiye abantu bose. Elisa ayasengera agira gute? Amazi agira gute? Amazi arahumanuka. Ibyo byose yari yarabibonye, abona imirimo y'Imana ikorwa kandi abireba. Yari yaragize amahirwe, ariko ayo mahirwe yari yaragize ntabwo yigeze amubuza kuba umubembe. Niyo mpamvu nagira ngo tuganire mwebwe uyu munsi. Hano hashobora kuba hari abashyitsi basanzwe badateranira hano, ndabizi,
hari rero n'abatari abashyitsi, abenshi ni abizera. Icyo rero nagira ngo mbabwire, Imana yo mu ijuru yacu yaduhaye amahirwe. Iduha amahirwe yo kwiga ijambo ry'Imana, iduha amahirwe y'ibitabo, iduha amahirwe yo gusobanukirwa ibyo abandi bananiwe. Ariko umuntu umwe yigeze kuvuga ngo gutinda kw'igare ku kibuga cy'indege ntabwo bishobora kurihindura indege. Turi kumwe? Kugira gute? Igare kuba ryatinda ku kibuga cy'indege ntabwo bishobora kurihindura iki? Kurihindura indege. Niyo mpamvu muri uyu mwanya nagira ngo mbabwire, mutekereze, mwibuke niba wa mutaka mutakiwukeneye. Bavandimwe muri aha, abantu barengeje imyaka 30, murabizi ibyo twanyuzemo byose mu gihugu cyacu. Twanyuze muri jenoside yakoze kuri buri muntu mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Buri wese afite uko ingaruka yagiye imugeraho. Ibyo byarabaye. Jenoside imaze kurangira, buri muntu wese yari umuntu w'Imana. Abantu bose ubona rwose icyo bashaka ari ugushima Imana, ari ukurema amatsinda yo gusenga, ari uguhungira mu rusengero, basigaye bose ari abantu b'Imana. Ariko hahiseho igihe gitoya, ibyo byose biribagirana, ntibyongera kugira icyo bibamarira. Ibyo twigiye muri icyo cyigisho cya jenoside nta kintu byigeze bitumarira. Noneho twihuse muri iyi minsi ishize, na babandi b'imyaka mikeya baraziramo, twabonye COVID. Iyi COVID abantu bamwe bajya banganiriza bakambwira ngo nta munyarwanda uzibagirwa saa moya. Abayibuka ni bande? Nta munyarwanda uzibagirwa saa moya. Ariko ukurikije ibyabaye nyuma ya COVID, hari n'abantu bari bashikamye mu kwizera, uyu munsi bamaze kubivamo. Mbese COVID yararangiye, irangirana n'ibyo bintu ku buryo nta kintu birihinduka. Ariko ivuye kuri bimwe inaturutse n'ijambo ry'Imana. Ikindi abantu biratworohera gukomeza gukunda kuvuga yuko dukunda Imana, ngo ariko biragoye kuba Imana yaduhamye ikavuga ko turi inshuti zayo. Ngo nk'uko yahamije Aburahamu, biragoye ko twebwe Imana yaduhamya ko turi iki? Ko turi inshuti zayo. Nagira ngo mubitekerezeho neza, wibaze icyo Imana yagukoreye, wibaze iminsi Imana yakongereye, wibaze icyo uyikoresha, wibaze n'icyo wayikoresheje. Ibyanditswe biratubwira muri Yesaya igice cya 38, hatwereka neza ubwo Hezekiya Imana yamwongeraga iminsi yo kubaho, yamubereye igihombo. Aho guhamya Imana, yahamije imbaraga ze. Mbese wowe iyo witegereje ubona ari igihe ki? Ubona ukwiriye gukora iki? Muri icyo gitabo nababwiye harimo inama ikomeye. Bavuze ngo ikintu dukwiriye gukora, dukwiriye gusengana umwete mu buryo budasanzwe kugira ngo tugere ku ntsinzi. Ngo nk'uko Yosuwa ubwo yabonaga bamaze gutsindwa, igihe batsindirwa kuri Ayi, yafashe abo bayoborana, baricara basenga Imana kugeza igihe Imana ibabwiriye ibyabaye, ibabwira yuko bakoze ku byashinganywe. Maze Imana irababwira ngo ntabwo nzongera kugendana namwe kereka nimubanza gukura iki? Nimukura iki? Nimubanza gukura ikibi muri mwe, mukabanza mukakirimbura. Ijambo ry'Imana rero riratubwira ko tugomba gufata ibyo bihe byo gusenga, kuko ibyanditswe bikomeza bivuga ngo icyaha kimwe cyonyine kijimisha mwuka w'Imana. None se niba icyaha kimwe kijimisha mwuka w'Imana, ni bangahe bafata ibihe byo gusenga kugira ngo basengere itorero, kugira ngo basengere abana b'Imana, kugira ngo bisengere ku giti cyabo ubwabo, atari ugusenga bya bindi twamenyereye byo guhushura, tudafata umwanya ngo dusenge Imana itwumve, tumenye uko tugomba guhagarara.
Hakomeza batubwira iyo tubisomye nko muri Yosuwa igice cya 7 hakatwereka ubwo Akani yavumburwaga ko ari we ukoze ku byashinganywe, yari yatinyutse ajya ku rugamba kandi asize yibye. Nibyo cyangwa ntago ari byo? Nawe ushobora kuba utinyuka ukajya kubwiriza, ukajya kuririmba, ukaza gusenga kandi usize ukoze amarorerwa. Nyamara Imana irashaka kukumenyesha igihe uhagazemo ngo umenye icyo ugomba gukora. Urugamba ruri imbere yacu rugomba kurwana n'abantu bambaye intwaro zose z'Imana. Mbese ibyo mbabwira nibyo cyangwa ntabwo ari byo? Rero mu magambo biratworohera, mu rusengero biratworohera, mu bo tuganira biratworohera, ariko iyo twipimishije kuri uyu munzani twese turatsindwa. Imana itugirire neza, iduhe kumenya igihe turimo, iduhe kwikubita agashyi, tuve mu nzangano turimo, tuve mu bintu byose birimo binyuranye n'ubushake bw'Imana, maze Mwuka Wera atuzeho, adusobanurire Kristo, atubwire nuko tugomba kwitwara. Nibyo mbasabira mu izina rya Yesu, amen. Yakunze ab'isi tanga umwana wayo, niwe Yesu waducunguye twese, akaducira icyanzu ngo dukire. Dushime, dushime Yesu mwami wacu, dushime, dushime twese tumushime. Niwe watwujuje n'Imana yacu, tumuhimbarize iyo neza nyinshi. Mwicare. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24 umurongo wa 14.